inkuru y'umubabaro ku mukobwa yari yemereje gukora mariage aho yifashe video yambaye ubusa agomba yirungikira umusheri wari muri Amerika ariko ngo akaba yihenze. Iyo video ikaba yaguye muri groupe ya komite ya mariage. Abavyeyi b'uwo mukobwa bamaze kubona ku rubanza rw'umwana wabo rusivye niko kwisigura bavuga ko uwo mwana kuva akiri mutonya ataratangura n'ishure ngo ntiyakunda kwambara ngo kugira bamwambike impuzu barinda kugwana. Ngo rero ngo nta kibazo ngo ntibibatangaze ngo uwo mwana ngo yagaragaje impano yiwe nka ya mpano. Abari bamaze guterera ubwo rubanza barasaba yuko bosubizwa udufaranga twabo ngo kuko uwo mukobwa yisanzuye cyane ngo kuburyo urabiye neza munsi ngo na estoma yaboneka. Nandi bimbuzi ngo umukobwa aragatsinga utarageze mu gikari kwa nyirasenge ngize ntya nimugoroba mbaza uti inkuru yari ikiganiro cyari iki bibazaga ngo gahunda zo kwa nyogosenge Oya nibyo byaganirwaga n'indi nyiwe tuzajya tubaho abantu batakubura cyangwa bacaka imyeyo bajye bakubura. nawe ndabona bagwajaba imikubuzo iyi y'imyeyo se ini imyeyo n'abantu harya aho bihurira byanga bikunda hari uyikubuza hari ugomba kuba afite imyeyo mu rugo utari haba hari umuntu undi akayikubuza. ikibazo cyari aha ngaha nanjye natahanye ntabwo twumvisha umuntu atubwira ngo urugo rudakubuye n'urukubuye bitandukanye gute se ntabwo babibajije ubundi wasubiza neza ninde ni umugore n'umugabo ku bijyanye n'imikubuzo n'indukubura. none se umupuranto mu rugo ubu umuntu ukora isuku hano iwacu niwe wishimira ukuntu hakeye kurusha mwe muhakorera. Reka njye nta mwitegerezo cyane bira bintu ni sawa by'imikubuzo se yego uretse gato shada wabibwiwe n'iki babaza ikibazo shada mva abantu bose njya mbona muziranye mbona nta mikubuzo ye niba ari uko ngira ubushake buke mu gukora amasuku. undi nawe ati mbandikiye mbasaba ubuvugizi muri gare ya Remera hari ikibazo cy'imodoka z'igikabuga nk'abantu tuyitegerereza mu nzira itugeraho yuzuye cyane ku buryo nta wundi muntu ujyamo. Binyibukije imodoka zavaga Nyabugogo abantu bazitegera ku Kinamba no kuri polisi ariko hari umuntu wayitegeraga nk'ariya kuri polisi agiye Kacyiru muri gare agahagarara nk'amasaha nk'atatu kuri polisi ajya kuri gare ukuntu ari hafi ariko ni hafi kuri uzi Kacyiru se noneho warabimenye muri iriya retega habamo n'akazu ko kongerezamo ngo umugore ntabwo agira cyangwa gikure none se Romeo ubutumwa tubwe rero ntibutureba rwose. reka mubwira aho ukureba nabonye moto Nyabugogo zaguye nk'ebyiri aho harimo indi yawe ya Sipiro hati twanyereye none se hagwimo imoto z'ubwoko bumwe ati iki utazi ngo yareka mvuge ngo katwite uyu munsi iyo nkuru yarebwa ngo reka tuvuge ngo mbabarira abandi bari kuvuga hari ikizuri ko nabari kuvuga wa muntu we ko byarangiye koko ko natwite nzatwita nsoje mariage none nari naragowe Imana ibihaye umugisha ubwo nzatwita njye nari naragowe cyane ngo nawe ngo uragiye ngo ntabwo na vesti na doka zahita muri gusimbuka inkuru tugende gake gake tubaze gake tugende gake gake ubu nawe nshaka kuko umutima twaturemereye madamu we mubimenye twari izina ngiye ry'umugabanye kuno barivugaga nabi nicyo kintu cyambabazaga ese muje kuruhukira ku bana bagitaga dragon. Mungu nitumikishe katika faida za mbingu, nisimamie vizuri ufalme wako ndani ya ulimwengu, nijaze nagize amahitamo mabi mu buzima. Mutipe yamaje kukunyunyuza ngenda akakutwa n'inkoba wagize amahitamo ntimukatubeshe ngo difata sinkunda ibi bintu abanyarwanda barabivuze bakaje batera amabuye tipe nanje gusikamira inyamunsi reba ukuntu bareshya ko ibyusi ni mwiza udore mu ikintu kibabaje dare ibyongereza yandikishije bipfuye ibyongereza by'ibiroko bya Musanze dore ngo today the life I am living is not the life I chose. Mute your mic. Look at Sankara. Sorry, Sankara. I am living in a bad situation. Sankara tangira. Today, the life I am living is not the life I chose. Okay. I am living in a bad situation. Oh, yeah, situation. And situation. Okay. I didn't deserve this. I know I made a bad decision in my life, but it's okay. God allows some things to happen so we can learn, and I have learned a lot.
No man will ever lie to me again to destroy my life. The next man I choose to be with, I will first get to know him well. Know his family and know everything about him. No one will ever use me again. Uretse gato nyamunsi uzi kwisi shaka nundi mugabo mu nyandiko muri intuza gusa uzi ko ahise ashaka undi mugabo ahise abwira abantu ko ari avere bakeneye n'undi mugabo cyo tuvugisha kuri mwe muretse gato Sankara ntabwo abanyarwanda barabivuze bro abanyarwanda ntabanga baje bari ko ibintu byanditse ageze muri Canada wasanga hano nta marezo arahari yo kwandika uretse gato uvuze muki Muganga network arafite yo kwandika uyu nasubira mu Rwanda ndamoka cyangwa akaba yigiye icyongereza muri Canada cyangwa akaba yiboneye undi ariko ndagukunze rata ariko wa mugani uretse gato ako wasanga yiboneye undi kuko ntabwo Dekati yarabarabuye bro Dekati yarabivuze banga kumva iyi ni operation ya kaboko erega Godfather umwana murizi nakurwa urutozi ayo abantu bazi ko umuntu ari umwasama ibyo yavuga byose Dekati ntabwo tumufata nk'umuntu serious sometimes niyo avuze ari kuvuga ati nibwa bwasama nyine ni kwa kundi yitukanira akandi arimo aravuga ibintu bizima ni nkaho utari umwana murizi Dekati yari posting ziriya niga pe yari posting ureka byara ngiye reka nkubwire urukumva buri muntu afite ntuzazi banariza atakora ntabwo nyine avuga ku buzima bw'abantu muri hari nk'amakuru mfite hari nk'amakuru azagenda turika mukayamenya hari nk'ibyamamare ngiyewe nzi hari nk'umuntu wari ugiye gukora divorce ejo bundi umudamu aramwohereza i Burayi aragenda ajya kwidekarara barashwana aza mu Rwanda umudamu umutipe ntihajya kumwakira ntimumuzi se n'umwana we birebire hari harimo inkuru iryoshye ndaruca ndarumira amakuru yose aba ahari muzareba uyu mugabo navuga muzirukanka mwese muziruka ariko muzabona ubusukama buri mu ntuza kuko nzigana n'abazakurikiranwa mu nkiko muri ibintu by'uyu mukobwa hari abantu bazakurikiranwa mu nkiko habayemo ubusukama bukabije harimo ubusukama burenze uko mubitekereza ariko tumanze turebe Sankara murebe iyi foto ntabwo ari body shaming umukobwa umeze nka Brenda Fassie icyo mbaza ikibazo ni iki njye nabona haberanye bro ntabwo nuko tumaze tuvugisha ukuri reba u Rwanda rwose uko rungana uyu mutima afite udufaranga urimo kunyumva aya gatana nawe mukemvange mu bana abantu y'abantu babanye baberanye ntabwo nusi bagabo barabanye yari operation tumukwe hagati y'uyu mugabo n'uyu mukobwa ni bande basikama shankawa nivanga mu ngo z'abandi ndakubaza nivanga mu ngo z'abandi ureke wumva icyo tubivanze mu mutekano ari ubizanye hanze indi ko Suzana uko wasanga agiye kurekura indirimbo wasanga bagiye kurekura indirimbo ushaka muvuge ko uretse ndakubaza ko ntuza ko Suzana uko kamonyi yatandukanye na nzaba mwita twabimenye Vestina yanze kumusoma ibintu bihera mu mizi uretse gato umva nkubwire uretse gato aha ngaha mwandike uretse gato uretse ama comment uretse gato yarani nkubwire nani Sankara kimwongere kwandika ngo Vestina yatandukanye na Idris mwandikanye ngo Irene yatandukanye na Idris ngaho niko bimeze yigo uyu mwana mureke yiyubakire Irene atandukanye na Idris uretse gato Murinda Nkuba atandukanye na Idris uko niko kuri Godfather niba warananiwe kubaka waretse abandi bakubaka okay none se ni usenye nese ubwasenye izo mva bari mu munyi reba utimbiri bwa shyamba ntabwo wa mugabo we ngaho siwo musobanuzi tugira sobanuriye oya ereka kamubwire uretse wasanga Vestina agiye kurekura indirimbo oya tega amatwi tugendera kuri iyi foto indirimbo buri meza cyangwa buri kwezi wasanga indirimbo bagiye gushyira nagatwiko bari kwitwikira nagatwiko reka dutegereze bajye mu bajye kwa divorce Sankara ako Godfather ntago Vestina yari yarahinduye izina ryo kuri Instagram yarongeye izina ry'umugabo Sankara genda uretse Sankara yaragiye amafoto y'ubukwe bwose ahubuzaho ni prank urimo kugira byo yavanye mu gasimbanka ntareka kubaze banza wumve nyumva bano bana baririmba gospel Godfather wasanga ari agatwi ko bagiye kurekura indirimbo yebe yayikoreye ariko ibitumva ntabwo bakora pranka ntabwo bakora pranka ngize abantu bandi bakora ngo bamufatanye urumogi agiye kurekura indirimbo hoya Sankara
wallahi ndakubwiza ukuri urimo kunyumva wasanga rega bana hakinze account ntabwo yari planka urimo kunyumva wasanga Vestina bahakinze account bakandika bino bana bana bo kwa Irene wasanga na AI nje bana bana ndabazi ndikukubwira manza wumve hano ibibazo byose yaba Vestina ntabwo ajya publishing manza wumva ariko reba hano ikintu mugomba kuvuga Godfather akamubwira ariko se bana bari bana bo kwa Irene ndabazi manza wumva ariko manza wumva ariko mwanya ibibazo bagirani bajya kubishyira ku karubanda nuko manza wumve Sankara wincharging ngo udatuma n'amajwi hano wayazanye se njyewe icyambere nuko buretse gato ubundi icyo mbantegereje nuko igihe cyandika ikinyamakuru cyandika ntabwo bakwibeshya buretse gato bande bibeshya igihe bo abanyamakuru bo mu Rwanda kuna ari abanebwe batajya genda uricharging ukore kuri goro nibyo ushoboye n'abandi mwese mu mamiki no sense nanga mutagira refu mumanuke mugende muri charging cyose ni uri mukobwa mwiza ntabwo mugomba kujya mwisanga mu bigananga no mufata munamenyera abantu bitwe n'inkuba Godfather njaba bana basanga bahakinze account ye ndakubwiza ukuri undi iyo ikiniho ahantu haba ibibazo ubundi gute rubanda rugufi muza ni gute mwokicwa ni gute muza kumburanya tafaka ndabona iki niyo farizi ni platform nyamunsi razanga itaramenya kwikarabya kazi kakuburanya no sense esindi Aisha ngo ngigiye nago babeshye igiye bona nago babafite undi muntu ubiyitirira ugikora ibintu by'amakuru ya fake mu mabakazavuga ngo fake news تعيش في الخارج تحب تبعت فلوس لتونس لحبابك ولاصحابك ولعائلتك تيليشارجي ساندويتش من احسن كرم urimo kunyumva gahunda iteye iki ndakumva urukumva gahunda iteye itya aba bantu ibintu ndi kukubwira abangaba bagiye kuri aka kagabo bagiye kugascaminga ntega amatwi wabihamya gute ko ndi kukubwira ngiye amakuru mfite ko uyu mugabo najya mu nkiko udamenye ibintu Godfather ari no kubufita amakuru ya fake nje kamubwira ikintu mpamya nzi neza bano bana bo kwa Irene ukuntu mbazi n'ukuntu nzi Irene ntago ari abantu bafata ibibazo byabo ngo babizane kwa rubanda uwo mukobwa ashobora kuba bahakinze account ye bitabaye ibyo birashoboka okay ngiri kuvuga ukuntu mbabona n'ukuntu musanzwe bano bana bariyubaha bano bana n'abana bakuriye mu kwiyubaha na yajya ko gufata account ye wajye kwandika ngo yahisemo ngo umugabo mubi ngo nazahitamo ngo azabanza mwigosha si bakundanye na Kalisa biganye mu ifura akajya gushaka umugabo murusha imyaka 20 ariko mwagiye muva ku bintu ariko mwabaye muti njyewe ibyo mubwira ndi kuvuga bitewe n'ukuntu mbabona iyo ni fake account aho bari kuvuga ngo igihe kirandika hari ikindi ari undi muntu ufite account bwa fake.com nawe ajyaza agapostinga ibintu apure iminota ingahe bakaza ngo fake news ntega amatwi kuri Instagram Sankara yego Tasha thank you buretse gato Karim thank you buretse gato ndakumva iyi ngiyi ni website y'igihe ntabwo ari fake account ngiyi website y'igihe singiye tapfuye sibigeze telefone zamaki nk'umukiri nawe uransebye uretse gato iki ni igihe ntabwo ari igihe ngiyi inkuru irambuye ngiyi n'amafoto yose igihe cyanditse gishyiraho n'amafoto baraza inkuru barayinonoso dore ngiki igihe n'izindi nkuru zabo ngaya amashakiro wabibonye ngiyi inkuru irambuye ntabwo ibi ngibi ari inkuru ya yindi bya bindi by'ubusika amadore no dore ngiki igihe wakibonye never mind thank you wow reba hano wabibonye ngiyi inkuru yanditswe nkakubwira umunyamakuru wayanditse Sengiyumva Emmy reka nze muhamagare singuyu Sengiyumva Emmy none hari ukuntu mujya muhubuka buretse gato urumva ntabwo njya mpubuka bro urukunyumva yego iyi nkuru ngiye simbishyizeho nonaha kankwereke igihe nahamagariye Emmy buretse gato singuyu Emmy Kinege namuhamagaye sangahe namuhamagaye saa 12 yanshubije abyutse sangahe saa 6 za nijoro hano hari saa 12 z'i Kigali urimo kunyumva urabona igira muhamagariye niba nubwo na inkuru natangiye kuyirukanka ho ejo shaka kumenya bayanditse urabona singuyu ni Emmy ni Kinege bamubonye kankwereke iyi nkuru yanditswe nande Sengiyumva Emmy
ariwe Emi Kinege turi kumwe so rero mwebwe abantu barahubuka nakubwire mbizi ukuri nimba icyo kinyamakuru cyitwa igihe ntabwo igihe kiva ku gihe manza unyumve Sankara igihe kijya kiva ku gihe n'isaha ntabwo wari utangiye kuvuga ko ngo ari abantu biyitiriye igihe mujye mureka ibyo bintu ahubwo muratuma inkuru nibwo igiye guturika ntabwo ngewe ni ukuvuga ngo n'icyo ubona abantu hano urebe igihe nahereye hano dore nayo naje iyi nkuru ndi kuyikurura nari nibereye kuri iyi ngiyi wajya sose bafatanye urumogi uramuzi uyu ari mu bahanzi bro u Rwanda rufite ntabwo tuba twicaye uyu nguyu ari mu bahanzi ntabwo niyumvisha uburyo cy'uriya mwana w'umukobwa Vestine ajya kwandika biriya bintu niba batamuhakingiye kuko bariya abantu ukuntu mbazi abana bo kwa Irene bariyubaha ntabwo ajya apfa kwiha rubanda yewe n'ibintu byiyubaha ariko ibyo byo kwiba uri kumbwira n'ibiki ibyo byo kwiba ko uyu mukobwa ibi ngibi muri kuvuga uyu mwana uyu mukobwa bro reka tujye tuvugisha ukuri uri kunyumva first of all tujye tuvugisha amazina yabyo urimo kumva uyu Idrisi baramusikaminze kandi muzabibona urimo kunyumva baramusikaminze yari scam igenda wahamagaye iminsi gikwano bwakeye Godfather dore ni saa 5 uretse gato ngiye guhamagara uretse muhamagare duca amazina n'ukuri kw'Imana nibyo byabasaba kuko ngewe gumiza abana bo kwa ntago Vestine yakwikora ngo yandike ibyo bintu Emi waramutse amakuru yaramutse ko mugiye kuvugana ukajya muri mute mukuru wa Nzovu ugiye kumubwira ibyo avuga rero Godfather sinjya mbizera ubu nambwira ati ndi kuri live uhita uvuga gutya Godfather ngewe ndabihamya ko bariya abana nta puranka bajya kwishyira hanze indirimbo barapostinga gusa nta kindi barenzaho nta bintu by'amapuranka y'ubugoryi ngo ibi apana mujya abandi bahanzi usanga umuntu yagiye kurira ibati akarinda hano kakavureka akaguru ngo arimo arategura ngo puranka ngo indirimbo isohoke bakajya gutukana ku babyeyi n'ibiki bariya abana ntibajya babibamo mukuri abantu umufana Vestine Dorcas nkanjye munyere gift pimune bariya abana nibo bananzi muri gospel batajya bakora puranka bara posting ati ejo bundi tuzabata mu muzigo tukawakirana yombi uriya n'umuntu witiriye Vestine nanjye sinabyizera reba uyu ngo ni Kenzo wenda kuzi sagara muri gospel zigari agatwikwa no gutwikaza ko batwika bibi batwikira mu ijambo ry'Imana barumva batwika bibi bari mu bindi bintu by'amafuti Godfather va muri mute papa data abantu bari nyuma Vestine ni mu ntemu ariyo thank you rat zanang muri abakene nyabarasanya Okay, Sankara muri Vestine ni mu ntemu Godfather va muri mute garuka Sankara uretse garuka kampamagare Emi mutinga bro Allo Emi wite waramutse ni Godfather ndabibonye amakuru yawe Imana n'utugripe dukeya turi Kigali ni hatari kirimo okay ndi live rero nkurikiwe n'abantu 650
ya ndavuze ngo reka nguhamagare ariko nyine nagomba kukubwira ko ndi live. Oya nta kibazo cyake. Nubwo ntari butinde ko rumba ndi mu kazi ndi muri office. Yego. Ya okay courage. So Emi, mbonye inkuru wakoze yo ku gihe hari iwanyu. Iyi nkuru ivuga kuri Vestine n'umugabo we. Ibi bintu nibyo. Iyi screenshot twabonye eske ni kuri account ye cyangwa ushobora kuba ari na fake account nk'abantu bari kubivuga? Oya ni kuba kuri account na account ye wenda ibyo kuba fake account byo ntabwo ari byo wenda kuvuga ngo niwe cyangwa si we ni donc hano umuntu yaguhakinze a lot of times ashobora gushyiraho ibintu ashaka ariko nabibonye kuri Instagram ye nagerageje guhamagara Irene nka manager we umubaze ntiyitaba urumva bashaka kuba bari ntekereza ko wowe muri Canada urabizi amasaha abanza sinzi isaha mufite uganati ariko dututre faso byari kuri Instagram ye kandi mbonye bahise babisiba so bishoboka ko ashobora kuba hise atekereza wenda nawe akabikuraho na abibaye atariye ubwo nabwo nyine araza kuduha indi statement ku buryo twagira ikindi tuvuga ariko kuri umoma njyewe ndabifata nka source yizewe. Ndabifata nka source yizewe. Okay, aba n'abantu bahora mu itanga winda kumva. Emi, ndatekereza nyuma y'ibyo winda kumva. Here we go. Twagiye umva we Sankara. Tugende gato. No, uretse gato. No, ntega amatwi. Ntabwo nshaka gukomeza. Ntega amatwi hano. Wodi fanda kuki mukanya mutinze. No, niko reka nkubwire Sankara nawe ni nguhamagara kuri telefone n'undi muntu uri kunyumva. Turi kumwe? Ntabwo nshobora guhamagara kuri telefone bite gutura kuri live, ntabwo bishoboka. Ntabwo bibaho. Ninde waza ibaze guhamagaye urimo kunyumva? Hakuzana live ntabwo bibaho bro. Ntabwo bibaho nawe koresha common sense. Ntabwo ushobora gufata umuntu muhamagare. Ntabwo bikunda so. Usaba umuntu uburenganzira ntabwo ari ibintu bibaho. I cannot. Ntabwo aba professional. You cannot use telephone. N'umuntu usanzwe ntabwo afata telefone. It's not gonna work like that. Ntabwo make sense. Godfather. Muvuge ko na gospel musigaye muyikorera muzana mu clear madrama. Okay, ngaho rekera aho ngaho. Tugende gatoya rero. Bande bayikora. Ubwo nta kibazo reka bakaya madrama ntabwo niyo nose nanye gutwika. Kenzo. Mumbarize. Tugende gatoya musobanukirwe ibintu. Njewe duconnectinga dote mujye mufata utuntu. Ariko mugani w'uyu muntu Kristo wanditse ngo uretse gato. Yaba yabyanditse mu gitondo agahita bisi. Uretse gato Kenzo wari kintu mutumba. Erega mujye mukurikira dote cyangwa mujye mukurikira abahanzi. Kuko mwe mutabikora twe tubyirirwamo turabizi. Subiza amaso inyuma gato. Umanduso body language mu kiganiro kano nani Irene yakoresheje abana bari muri Canada ejo bundi. Karakara umuntu akenze ikintu bamubajije kano gakuru gahita gakambye impanga akanga uyu mugore. Ukunyumva? Abwira uriya muto aramubwiye ngo uramutse ushatse umugabo nakwiyicira. Bank sagt nein, wir geben dir das Geld, trotz negativer Schufa. Bei Pando bekommst du sofort Bargeld für dein Auto und fährst es trotzdem weiter. Einfach Termin vereinbaren, Auto bewerten lassen und direkt mehrere tausend Euro mitnehmen. So hast du blitzschnell Geld, wenn es gerade mal wichtig wird. Warum warten? Turi kumwe? No, wait a second. Muruko bicho kintu Sankara. Naranakibonye nanjye. Urukunyumva Kenzo? None se Sankara no Godfather. Tuvuye muri nkuru yanditse reka tubanze tureke kujabuka cyane tureke kwirukanka cyane. Ku nkuru yanditse amagambo avuze. Turayumvise ngaha. Nawe ubwiwe ntayahagazeho. Imbuto yahagazeho. Emi. Hari ikintu utari kumva. Source ubundi cyo turi kugenderaho ntabwo ari inkuru yo kugihe. Turagendera hano nta uri muzima. Bivuze ko iki gihe cyafashe ino nkuru yo ngaha. Ntega amatwi. Emi nawe ibyo yanditse yagendeye ku byabonye kuri account. Yagiye ku byabonye kuri uretse gato. Godfather listen. Manza wumve reka nkubwire Sankara. Emi yanditse inkuru arakubwiye ngo nagendeye ku by'umwana ya postings. Reka nkubwire ikintu ugomba kujya mu myidagaduro Sankara. Muri showbiz. Baretse nayo baretse reka dusengure n'abantu bakuru. Ariko cyangwa bamushaka kumva bamushaka kujya mu bimpa. Godfather. Rega Godfather. Wowe wibizana mu dictatorship. Ntabwo bizwana amano akora ipombo yawe. Ariko niba tugiye guko mu rusyo dukome n'ingatsi. Turebe impande zo kuri umucamanza. Areba both sides. Muravuga nti murekeraho maze mwumve. Twe icyo tugiye gukora nona hasiko bimeze.
mureke tukore comment kuri iyi stati y'uyu mwana kuko niye ibyo uretse gato none se ubu duhamagara Jemwe no muri account yiwe ya Maria yose yarayakuye muri twemeranye hamwe saka ntabwo no kutemera ko abahaka babaho ntabwo uretse gato ntabwo nibyo tugiye kuvugaho mu mwanya nsobanure mufate umwanya nabyo birashoboka tega amatwi bamwe umucamanza urebe impande zombi ntega amatwi yego nakweretse igihe inkuru yandikiwe nige naraya majori kuri kuri inkuru tugende gato no kuvuga ngo ikintu cyabere mugomba kumenya first of all ntabwo iyi account yabaye hacked urukunyumva iri mu maboko y'abanyirayo uretse gato nakubwira impamvu umuhakazi iyo yahakinze ntabwo apostinga ngo asibe uyu mwana w'umukobwa yahise abisiba yayishyizeho ahita yisiba ntabwo iri kuri account ye icyo ni icyambere urukunyumva Sankara yayishyizeho wenda agiriwe inama urukumva kabiri niba atagiriwe inama kwari gutambutsa ubutumwa akanga jambo akabivanaho si urukunyumva ibi byavuyeho ni kimwe n'icyambere bivuze ngo account ntabwo abaye hacked account niwe uyifite icya kabiri wari uvuze ngo source igihe cyafashe tureke kugira inyarwanda zabyanditse gendero b'inyarwanda gendero ni times bamaze kubyandika bose none duhamagare buri munyamakuru tumubwire ngo source ni yihe no ikintu ngo basubye aho yavuye kuri urakoze cyane rero umunyamakuru ubu kuntu bigenda iyo aba kubyamamare nk'ibi ngibi source y'akantu gato nani Sankara urimo kunyumva sangadandisa afite agahinda yacu ibyo ntabwo bitureba azuronga byakozwe na account ye ni erega niyo baba bamuhakinze turi kumwe umunyamakuru w'imyidagaduro ababonye akazi noneho iyi ni inkuru iyi stati yonyine kuri account yuriya yabaye hacked yabataye hacked umunyamakuru w'imyidagaduro yamaze kubona inkuru hanyuma noneho indi nkuru ikaza kuboneka uri ari kuza kwisobanura niba atari bwe hanyuma rero iyi ni inkuru hanyuma ikindi ntabwo uyu nguyu bamuhakinze ikindi Kenzo ntabwo bari gutwika ahubwo ikindi kintu ngiye kubabwira ntabwo abana uyu mwana ntabwo azasubira mu Rwanda muzabireba agiye kwideklara simbibabwiriye hano kuki yasibye amafoto y'umugabo we ibi yarabisibye mugende murebe uriya mwana mu kiganiro yakoze ejo bundi nibwo byahise bigaragara kabwiye kano kandi karakanira niko nkunda uyu nguyu bameze nka Brenda Fassi kandi kagufi bijya bivamo ntabwo bikunda kabisa Idrisi baraguskaminze banyarwandakazi mugera kuri 800 munkurikiye ubu turi kuvugana Irene Murindahabi yatandukanye na Idrisi sorry Segolfa Irene ntibabana na Idrisi Irene yasezeranye ibi bintu Dekati yarabibabwiye mwanga kubyumva banyarwandakazi ubu ngubu hagiye kubaho urukumva icyo bashakaga Irene Murindahabi atandukanye na Idrisi ubu ngubu hagiye kubaho gupasura imitungo kunyumva operasiyo tugabane irarangiye tugabane ni wangu agasubira iwanyu muri Senegal ni Senegal harya ni baragusubizayo wikoreye imbabura turi kumwe so ibi ngibi iyi ni operasiyo uyu mugabo yakinnye urumva turi kumwe nyuma ya channel bro nyuma ya YouTube muzi ntambara ya YouTube channel ni ukuvuga ngo filime game over uyu mugabo bagiye kumutoza amashashi ariko baba bamuhemukiye ntabwo Kenzo kino kigabo nacyo cyagize irari n'amarangamutima y'indirimbo atazi ko kuri Mayibobo uyu mugabo ntarari y'indirimbo yagize ko zirya ndirimbo ntazumva imyaka 5 se irashize imyaka 5 yikase urumva iragafasha umwana kumushyira mu mwana ari y'indirimbo yagize uyu mugabo nandi nta kinyarwanda azi nta kinyarwanda azi yakunda indirimbo gute se mva bari nyumvira ariko kandi Sankara nawe n'abantu b'abasirimu bro ntabwo indirimbo zigira ururimi nose ko mukunda ikizuru muracyumva ko muri babugira indirimbo ziringana mwumviringana nkanjye no sense ntabwo indirimbo igira ururimi umuntu araririmba utundi ko muri Spanish indirimbo zazo muri indirimbo za Koffi Olomide abantu mufite indirimbo za kucinakaho babiti kucinaka indirimbo za awiro n'ubundi niwe nemera cyane uriya muvi
so ikintu kiriho ni iki ngiki urukumva uyu mugabo baramusikaminze ibi ngibi Dekati yarababwimaga kubyumva ariko none tugaruke Kenzo uvuga ngo nukugira ngo amabwiza ukuri igikoma kiraryoha igikoma kiraryoha umugabo umunyamahanga baramwibye Irene Murinda nkuba yibye umunyamahanga w'abandi uyu mugabo afise umutungo ungana gute mu yari afite amafite yasimbuye bakazungu bose ibyo bintu ngo Vestina postinze ntabwo ndabyemeranye ndabyemera ruko ariko none icyongereza yagiye akoresha icyongereza cy'ababa uzi impamvu jemvuye kuri account ya Vestine nta foto nimwe ya mariage canke y'umugabo yabisibye kare yarasibye abangaba baje kwidekarara Murinda nkuba uyu mugabo ari mu kazi ku kaboko muye mu mutinya buro uyu mutipe gopfa kwidekarara he muri Canada baraza kuvuga iki uri muzima nyamunsi uzi ngo arasubira i Kigali niba baraza kwidekarara bavuga ibiki tegereza urabireba abandi se bavuga ibiki so gahunda uko iteye rero uko muri kubireba ubu byararangiye uyu nguyu noneho ndebera hano icyongereza kirane bro icyongereza cy'abagabo barinda ingagi mu kinigi none se uzi ko isasenya urugo muri iki ni icyongereza cya Google Translate oya icyongereza cyanditswe na Irene Murinda habi uyu ni Murinda wanditse ibintu ariko uyu ni Murinda wanditse ibintu none urabona ni Murinda habi wanditse bino bintu arangije amakuru mfite uretse gato yakoze kano gakoti uretse gato se yagakoze arangije kugakora amakuru mfite amaze kugashyiraho Safi Madiba aravuga ati reka na yudu kandi yakwandika icyongereza cyo siba niba Safi niwe wimusibishije Safi Madiba niwe ubwiye avuga ati nakoze nabi ChatGPT ntabwo ari ukisobanura kuko reba hano none se uretse gato uzi ko umuntu agaragaye uretse gato uzi ko avuze ko n'undi mugabo agiye gushaka azabanza kumenya iwabo inyina na se namwe murebe Sankara ntusobanura amafilime y'icyongereza niba utatwiba The next man I choose to be with, I will first get to know him well, know his family, and know everything about him. No one will ever use me. Yo. Guys, I'm tapping the screen. Amunemo. Abantu bumva ko bahakanze Vestina amunemo. Abantu mushaka kuzamuka mukare kuri kambashirireho goro mushoboye ingana no. Nyamara Godfa ibi bintu uriya mukobwa ntitureke kumujajinga. Ashobora kuba hari ibindi bintu yabonye kuriya mugabo ibiki bahuranye n'amahame yiwe urakoze asante egorata Kenzo yes uretse gato n'amahame yiwe nyamara aba West Africa bafise ibindi bintu byabo unyumvira abantu birashoboka umuntu mugarozi umugize umurozi ibyo by'uburozi abije turi kudawutinga none muvuze wowe wibanze ku kintu cyo kuvuga ngo Irene ngo yasikamiza umugabo ariko kimwe no gusanga uriya mwana arageze mu rugo agasanga mugani wa Kenzo uriya mugabo afite nk'ibintu asenga cyangwa afite imigenzereze ye bidahuye na Vestina umwana akavuga ati birashoboka ariko abanyarwandakazi nta muntu undi oya mva njya kurundi urandagaruka kuri Kenzo tujye tuba nk'abacamanza n'umucamanza uregwa ku bande zose igitekerezo umujaji yumva both sides either offender n'uwabaye bose akumva impande zose reka mpamagare b'abanyamazina kuko urabona iyi na niyo munsi ya next man I choose harimo hakubiyemo ibintu byinshi bro nzabanza kumumenya hakubiyemo menya umuryango we menya akomoka amenye Kenzo ufite ubwenge n'ubwo ari bucyo bukoresha neza ziba aha ngaha munsi hakubiyemo ibintu byinshi bro mube muretse hano ibintu birakaze umuntu ushaka kuzamuka kuri Panama aza kuri gora mugakorwe mu nda nk'ubwo Arise hita uzamuka turaha dufite uburwana n'iki koko yo opionika yo waramutse nyuma yo kureba ibintu byo kwa Vestina wumvisha ugize ubwoba mu nda igifu umutwe w'amakuru umva ukuntu uza kuwandika bitewe n'amakuru mfite andika ngo urukumva Irene Murinda habi akoze divorce nande cyangwa amaze gutandukana na